mateka yawe ahahise hawe ndakeka wigeze wumva inyoni yitwa rushorera. Akenshi iyi nyoni yahishuraga byinshi cyangwa igasobanura byinshi abayizi. Nimba warabaye mu ntara, ibi bintu ndumva atari ubwa mbere ubyumvise. Inyoni yitwa rushorera yatambukaga nijoro. Ni imwe mu nyoni zahishe amabara yayo kugeza n'iyi saha. Nta munyarwanda n'umwe cyangwa umuzungu wari wabona iyi nyoni. Uretse kuba iyi nyoni rushorera yaravugaga nijoro, ariko ku manywa ukaba utayibona. Ni imwe mu nyoni zakoze amateka menshi cyane ndetse zanditse n'ibigwi. Iyi nyoni rushorera iyo yatambukaga ku rugo mu masaha ya nijoro, byanze bikunze abari mu nzu bakekaga yuko hari ikintu gihise aho ngaho. Iyo yavugiraga hejuru y'inzu yawe ndetse ikanahatinda, byanze bikunze wumvaga yuko hari ikidasanzwe kiri hafi y'inzu. Ibi byagenzuwe neza cyane basanga nibyo. Cyo kimwe n'inyoni bita sarukondo. Sarukondo yahoraga ihamagara abana bayo. Sarukondo nayo ifite amateka menshi cyane. Kuri uyu munsi wa none hari bimwe mu binyabuzima bituye kuri iyi si yacu bibana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, biduhishurira byinshi cyane. Nyamara bamwe mu bantu batuye iyi si, ibi binyabuzima iyo babibonye biri kuvuga gutyo babyita ko biri gukungura, ndetse ibyo ngibyo bigatuma bamwe barushaho kubyanga bitewe n'ibyo bihishura cyangwa se ibyo bivuga. Nyamara mu buhanga bino binyabuzima bufite, akenshi bibikoresha mu buryo bwo kuburira umuryango runaka ko hari ikintu kigiye kubamo kidasanzwe. Mbahaye ikaze, ndi Bosco Nsabimana. Reka duhere kuri ibi binyabuzima biri kugaragara muri screen zanyu. Hari igisiga kizwi nk'igihunyira. Mu mateka yacyo nicyo gisiga kitigeze gikundwa n'abantu. Ni igisiga kuva ku mwana umukuru ukibonye wese aracyanga. Niki cyatumye iki gisiga kiba ikigome mu bantu maze abantu bose bakacyanga? Ibyinshi bizwi kuri kino gisiga, akenshi bavuga yuko iyo kiramutse kivugiye hafi y'urugo rwawe n'ejo kikagaruka, akenshi kiba kiri gukungura, cyane yuko muri uwo muryango bidatinda hakabura umuntu ugenda, cyangwa se aho cyavugiye kenshi byanze bikunze haba hagomba gupfa umuntu. Iki gisiga nubwo abenshi iyo bakivuze gutya bumva yuko ari ikigome cyangwa se kiri gukungura, ariko iyo ugerageje neza gushishoza ntabwo iki gisiga kiba kiri gukungura, ahubwo kiba kiri kuburira cyangwa se gutanga amakuru y'ibigiye kuzaba muri uwo muryango. Ntabwo ari iki gisiga cyonyine gitanga amakuru, ahubwo hari izindi nyamaswa nyinshi zihuriye kuri kino kintu zitanga amakuru y'ibigiye kuba, ariko abenshi izo nyamaswa bakazita ingome. Reka tugaruke ku mbwa. Ubu ngubu zisigaye zorowe mu ngo nyinshi cyane. Akenshi iyo umuntu agiye gupfa muri urwo rugo, imbwa nayo akenshi ikunda kumoka cyangwa se ikarira, ibyo twita kurira cyane cyane zikaboroga. Akenshi imbwa iyo zibasiye urugo zihaborogera, byanze bikunze abaturage n'abakuru ba kera bamenya yuko hari ikintu kigiye kuba kidasanzwe, uburwayi cyangwa urupfu rutunguranye. Ibi ni nako n'ipusi nayo ibigenza. Mu bushakashatsi bwakozwe, akenshi ipusi zagiye zigaragaza neza ko zifite ibimenyetso by'umuntu ugiye kwitaba Imana, ndetse ko hari n'aho zibizi cyane. Iyi pusi iyo yazengurukaga ku rugo rwawe inyawuza, n'ejo ikagaruka inyawuza, byanze bikunze abantu bamenyaga yuko hari ikigiye kuba. Ibi byose izi nyamaswa zibibwirwa n'iki, cyangwa ubu bwenge zibukura hehe? Niki kibwira inyamaswa urugo rugiye kuvamo uwo muntu, cyangwa se urugo rugiye kubaho icyo kintu kibi? Ariko se ko izi nyamaswa zitanga amakuru, abenshi bakabyita yuko ari inkunguzi. Koko izi nyamaswa zaba ari inkunguzi? Kuki zihitamo kuza aho hantu hagiye kubera icyo kintu, zikaba ariho ziza gutanga amakuru, kandi mu by'ukuri hari ingo nyinshi zakabaye zijyaho? Izi nyamaswa igihunyira, imbwa, ipusi, rushorera n'izindi nyamaswa nyinshi cyane zagiye zibaho, sarukondo n'izindi. Sarukondo ni imwe mu nyamaswa z'utunyoni ziguruka, zo zagiye zigaragaza ubumenyi butandukanye ndetse zikagira amezi runaka ziza kuvugiramo. Sarukondo ni imwe mu nyamaswa yiyubaha kandi ikunda kuvuga mu gihe cyagenwe. Byanze bikunze abantu bo mu cyaro bamenyereye igihe iyi nyoni bakunda kuyumvamo. Hari zimwe mu nyamaswa twagiye twumva amateka yazo ariko tutarabona. Ni zimwe mu nyamaswa tubana nazo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka duhere ku gihunyira, aho cyakuye buno bumenyi bwacyo bwo kuburira, kuvuga ndetse n'ibigiye kuba. Ndahamanya neza cyane nawe nimba bino bintu hari icyo ubiziho, ndizera neza ko ubizi ko ibi ngibi ari ukuri. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Nizere ko mwamaze gukanda subscribe no kuri ako gapfusi kabanza. Njye ndi Bosco Nsabimana, tubana mu biganiro bya buri munsi no mu busesenguzi. Byinshi utazi ku nyamaswa, bimwe mu byo ushaka gusobanuza, ibyo nibyo mba nkeneye kumbaza.
Kuri uyu munsi wa none nguhaye ibimenyetso, nkubwira zimwe mu nyamaswa zitanga amakuru kandi y'ukuri yizewe. Ese inyamaswa bita rushorera urayizi? Wigeze wumva amateka y'abantu bagendera ku gataro? Ibyo byabaye ku bwa kera, abantu babaga mu cyaro izo nkuru bakundaga kuzivuga. Ese aya mateka yo yabayeho? Wigeze wumva se amakuru y'ibinyagashari n'ibindi byinshi biteye ubwoba? Inkuru zaganirirwa n'abakera bazikuganurira uri umwana ugatinya gutaha. Ibi bintu hari aho wabyumvise? Bihuriye he n'amateka y'uyu munsi? Kuri uyu munsi wa none mu mujyi wa Kigali hari zimwe mu nyamaswa tutari twumva amajwi yazo kandi zibaho, ariko wajya mu cyaro ahenshi higanje amashyamba, urutoki n'ibindi, izi nyamaswa ukazihasanga. Ese izi nyamaswa zimwe na zimwe ko zikomeza kugenda zibura, ubundi irengero ryazo ryaba ari izihe? Ni byiza se ko izi nyamaswa zakoreshwa mu bushakashatsi bwo kuburira cyangwa se gutabarizwa? Hari abashakashatsi benshi cyane b'abaganga bavuze ko zino nyamaswa zifashishwa, harimo nk'ipusi n'izindi nyinshi cyane, mu gihe muri uyu mwaka abantu benshi bakomeje kwigwizaho cyangwa se gutunga amwe mu matungo ataribwa ariko nanone afite akamaro nk'imbwa, ipusi. Ni mu gihe abantu babonye yuko ipusi cyangwa imbwa bishobora kugira urukundo rurenze urw'abantu. Ibi byose bituruka hahe? Byaba ari ugusaza kw'iyi si? Reka duhure mu gice cya kabiri. Nari Bosco Nsabimana. Ibi byose nzagenda mbiva imuva n'umuzingo wabyo, ngende nkusobanurira buri nyamaswa amateka yayo n'uburyo yabayeho. Mugire ibihe byiza.